umusatsi uracuramye wabaye nk'icakwaza abagore abashi wabyihore mwana wa mama kuba ufite ibibazo hari n'abandi bagenda mu nzira bishimye bafite ibibazo byinshi kukusumba. Rero mwana wa mama ko wabuze mama wawe wore sani hangana wenda wazamba barira ndukabya bari abantu duhuraga ko mara ngenda buri munsi je nakoze iki kumana ibintu byose nkoze ngo wumva ati ko ngomba nkoze ibintu bibi mara banyirukaho unapapagira nkubwire ibyo ngibyo nuko byihanganira ibyo ngibyo bashaka kugushama imitima mibi ibintu bibi bidashoboka ujura itambukiye ubareke wowe uri kumwe n'Imana nta cyakunaniza uri kumwe n'Imana. Imana ni umuremyi wa byose asimwa je nakoze iki mu ishuri ryose yumva ritanyiyumvamo haba na mwarimu yumva ariko ndikiri mari makuru. Mwana wa mama kuba ufite ibibazo hari n'abandi bagenda mu nzira bishimye bafite ibibazo byinshi kukusumba. Rero mwana wa mama ko wabuze mama wawe wore sani hangana ariko sha kuri ubu ko nzi sha umva mwana kuri ubu ko ibize by'iki gihe byabaye gute ziko uba muri Kigali uziranye n'abantu benshi ubu nta bantu wabuze wo kwandika filimi ubundi bwo ariga nakumenamo n'umufungo wowe ukandangira abantu bazi kwagitinga filimi wowe nimba ufite umuntu uri tayari uri ready cyambere muze nta mafaranga ewana ngewe kumbona gutya cyambere nta mafaranga nimba ari amafaranga ewana abantu bonda bakubonera cyane rwose amafaranga sinore amafaranga garabuze amafaranga ni ndakumutuye icyo nicyo nari nshaka rero n'abantu bo kwagitinga filime bazi kuzikina umva wenda ukanyereka ukandangira nk'ikikobwa bita amabuno kiri kuyazunguza muzereka nkubwiye abantu nk'abo ngabo iyi wacu nibo biberaga ubundi amafaranga nimbuga afite bakivuga komisiyoneri undi abantu bazabakuzana neza cyane atari babandi bo kujyana bo kureba muri kamera akajya wowe wigira ikibazo abantu bo turabafite beza cyane babandi ewana nawe urareba ugatuvuga ati abo wana ati uyu nawe ngatangiye kuri pe okay sawa ubwo kanegereza ewana ahubwo imike bukomisiyoneri mbese njye nagenda nkababwira gusa woma bukomisiyoneri rero umva nagenda nabwira abantu ndaguha amafaranga utari watangira n'akazi ariko ngiye kugatangira nyine nuzana uwa mbere nzahita nguhemba uzana uwa mbere nguhemba uzana uwa kabiri nguhemba uzana n'uwa gatatu nawe nguhemba njye ndumva rero uzana n'uwa kane guco nimba ari business nimba ari ubutesha mutwe njye ntakorana nawe mbese ubwo nagenda nkabwira umuntu ngo wabonye akazi njyewe najye namubwira gucyo gusa nta n'ubukomisiyoneri umpaye nabonye kuba muri iyi Kigali ntabwo byoroshye niba urushaka amafaranga njye ndayafite njye nshaka n'abantu njye nshaka kugira ngo mbashoremo amafaranga nanjye ikintu nshaka ikintu ndabonye kuri YouTube niho hano habaga amafaranga honyine uko rwose umva nakuzamura nkagushyira no mu rwego utigeze ubona ubu mwaje cyane mumeze mutari twanitabiriye komeza neza ubu mufite impano urayifite cyane rwose ariko mwamuvugira rimwe ni bosi amanzu umwe undi agenda avuga gutyo umuntu ufite impano naze hano twiyereke uwa mbere n'uwa kabiri mbese haraja umwe gusa abantu ubu wumva umeze neza mu mutima wawe cyane rwose kuko se wowe ubona umeze neza ko ndi kubona umuntu wambaye guca ntabwo ameze neza umukino nkacyo dore umuntu usanga wiyambariye neza komedi abakomedi bakwisema aka karondo ni ngo abakomedi baraharira wabona reba iyi panaro reba iki cyangwa mpamagaze ubu sinje reba iyi nkweto reba icyangwa mpamagaze hari
ubu nje naserukana nawe wambaye reba karuvati nayibagiwe mwana wimbwa ugiye kwimwa umwenda w'abandi bamanitse hejuru yawe se sigwagundi bwaga mu bishimbo bagenda urareka barabada ukamwiza iyi pantaro isayindi nyoko yambaraga munsi aba bana mutsabereze uyu mwana no kuri amabere niba wambaye isenge reba niba bayimani niba n'uyunguye n'abantu uyu muntu uyu namasha uyu ni gisaba dore imyenda bamanikaga mu bishimbo kugeza yatora ukitegereza bose abantu biga abantu b'iki mu Rwanda mwabaye umusatsi uracuramye wabaye nk'incakwa z'abagore abashi wabyihore wamubonye ariko n'uyu bose manzi ukora hari saba ngabo bashaka bose wababonye ayo komisiyoneri yagize ko ndagwishiye ibanga bikutaniye mu bishimbo umuntu ugana gucira icyo umuntu agomba kwirya ufite ngwiki aka gasengeri siko two wagenda reka kujana guteresha umucanga wagenda reka mwa uyu muja usubize kubishimba iyo umuntu ane yamagasha abantu nkawaroze umuntu tinya umuntu ari gufata imyenda akaza mu bishimbo bamana reba ibyo byenyebegerekanye bajyana amasoro y'ibigori ayiwe data we umwana washira indi imbere ikintu akagishira inyuma umva uko abantu bamvuye amazina ari yakonoge ku tuya mu maso okay icyo ndi kubona hano rero ntagomamo mwese ndi kubona impano rwose mwayizanye ariko amanota ndabasubiza nyuma ubundi nzahita babwira tayari duhite dutangira yego boss hari banaduterana kombeti bavuga wabikoze cyane ndabibona naje ndabishaka ndabibona mo ndareba wabikoze cyane ako cyane cyane njabera njewe weho kashaba njamara reka ubutsumbye asha mureke kubahangara ko impano mwayibonye nawe ko twayibonanye twebwe turabashuje mwana njye narakubwiye ntabwo nakurangira abantu bari ewana njye yaba nindo bantu namwe turabashuje mwe mwatuzanye mu boss wacu kureba impano yacu ewana nuko tumenye ukunye